Yes, reka mbashimire mwese abakurikiye Kamanzi Official bifuriza gukomeza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru atandukanye y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Nkuko nabibabwiye, ubu tugiye kuganira kuri network ku itangazo rishya ryasohotse, ariko navuga yuko harimo ibiteye ubwoba. Reka mbanze mbibutse yuko ushaka kumayininga Pi network ajya kuri Kamanzi Official akifashisha ikiganiro nimero 148, naho ushaka kumayininga Ruby network anyura kuri Kamanzi Official akifashisha ikiganiro nimero 219. Username ni cyangwa se referral code ni imwe, ni umusaza 5000 ubanje inyuguti nkuru kandi bikaba bifatanye. Tubafitiye kandi indi mining nshyashya tugomba kubagezaho mu biganiro bikurikiraho, tumara kuyibategurira neza kandi ni nziza cyane. Nayo iyo yitangiye baguha coin cyangwa se ifaranga ryo kukuremera. Amakuru mfite kugeza ubu wenda ntarafatisha neza inkomoko yayo ya nyayo, ariko ayo nashoboye kubona nuko iryo faranga naryo rishobora kuba rifite agaciro k'amadolari 5. Ishobora kuzaronshingwa rero mu 2027, ariko nimara kuyibagezaho ikiganiro cyayo nzanabereka roadmap yayo igeza 2027, bityo ubwo umayininga ubu ngubu akazaba afite agatubutse. Iranoroshye rwose kuregistaringa muhumure, tugomba kubibagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero nibutse nanone abantu bifuza kuzamura YouTube channel zabo mu biganiro bitandukanye. Abadafite content tubashakira content, cyangwa se tubagira inama muri content bagomba gukoresha, ariko n'abakeneye ko tuyibazamurira ikaba monetized twabafasha. Nimero zacu rero ziba zirangwa kuri dashboard cyangwa se muri description, cyangwa se dusigaye tuzishyira no muri comment kugira ngo aho abenshi bashyikira bazibone. Reka rero tujye ku itangazo ry'uyu munsi rya Pi network. Itangazo ryibutsa Open Network Safety Reminder. Ni itangazo rya Pi network ryibutsa umutekano wa konti yawe. Hano rero baratubwira yuko safeguard your Pi wallet passphrase and on input at wallet.pinet.com. Nukuvuga ngo passphrase zawe ushyira muri wallet zigomba kunyura ahantu hizeye, ukabona ikimenyetso kikwereka ko uri mu nzira y'ukuri. Nibutsa abantu yuko iyo ushaka kujya muri Pi browser ari naho ushaka gukoresha Pi passphrase, unyura hano tumayiningira ugakanda muri turadukoni 3 ibumoso hejuru utya, ukareba ku rutonde rw'amagambo hano, ukareba iryo jambo rya 3 Pi browser, akaba ariho ufungura. Ukajya hano kuri alternative sign in, igafunguka. Ushaka kwinjira muri wallet yawe, iyo imaze gufunguka uhitamo iriya application cyangwa se la platform ya wallet, akaba ariho winjiza passphrase yawe. Iyo Pi browser ifungutse, ureba hariya hari wallet. Murabona ubwo rutonde rw'amagambo muri wallet, murabireba. Nk'ubu nkanjye nyifungura nkoresheje nkoresheje passphrase, nkoresha fingerprint. Iyo nkoresheje fingerprint, uko byagenda kose barayinsaba nkayishyiramo. Ibi ngibi bya fingerprint nibyo bita authentication. Reka twisubirire inyuma. Twari turi ku itangazo nyirizina. Iri tangazo riratwereka yuko baratubwira yuko
Remember to only use the Pi wallet in the Pi browser at exactly wallet.pinet.com in order to safeguard your Pi. Yes, the authentic Pi wallet is also visually identified by a purple color in the navigation bar of the Pi browser with a Pi logo featuring the core team apps logo. Hano baratubwira yuko hari ibimenyetso biranga yuko ugeze muri Pi wallet unyuze mu nzira yemewe, birangwa n'ikimenyetso n'ibirango bya Pi nkuko mubireba hariya muri aka kamenyetso kariho agafresh, icyo bita URL. Ibi ni bigaragaza ibintu by'ikoranabuhanga bigaragaza iyo line cyangwa se uwo muyoboro wanyuzeho ko ari ukuri, ari uw'icyo kintu by'ukuri. Iyo rero bikozwe neza bituma udahura n'ibibazo bitandukanye. Murasoma rero read more, murafungura itangazo murisome ku buryo burambuye. Yego, murafungura itangazo murisome ku buryo burambuye. Protect your Pi wallet. Critical safety reminders. Hano rero murasoma itangazo ryose, ntabwo turi bisoma, hari n'aka video hano gafite ubutumwa bukeya gatanga bw'ingenzi. Bakakubwira yuko utagomba gushyira passphrase zawe mu bintu ibyo ari byo byose bidasobanutse, bitujuje ubuziranenge, bidafite umutekano, kandi ibyo ukabyitondera no kuri bagenzi bawe. Reka rero twifashishe incamake nkuko nagerageje ku summarizinga cyangwa se ku bivuga muri make, incamake y'ibikubiye muri iri tangazo kugira ngo turusheho kubyumva. Iri tangazo ririmo amabwiriza y'ingenzi ku bijyanye no kubungabunga no kurinda wallet yawe ya Pi network account. Umupayoniya wese agomba kwitonda kugira ngo muri buri gikorwa cyose yirinde ibihombo cyangwa ubujura mu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ibi ni iby'ingenzi bikubiye muri iri tangazo ryatanzwe na Pi core team. Dore inama z'ingenzi zikubiyemo. Icya mbere, kwirinda. Niba ufite igitekerezo cyo gusangira amakuru yawe yihariye cyangwa ya wallet yawe n'abandi, ugomba kubikora witonze. Ntukemere kubikora ku mbuga zitemewe cyangwa mu biganiro bitizewe. Icya kabiri, gukoresha ibisobanuro byiza. Buri gihe ujye uhitamo ijambo ry'ibanga rikomeye bita strong password kandi ribangamira abajura, rikozwe n'ibice byihariye nko guhuza inyuguti n'imibare. Urugero, nkuko nshobora kuvuga nti umusaza ibihumbi bitanu iwacu. Ibyo ngibyo bikaba mbese nawe ukabisobasobeka, ariko ukaba ushobora kuba ubizi mu mutwe. Cyangwa se 1 2 3 umusaza ibihumbi bitanu iwacu, bene nk'ibyo. Irinde gukoresha amagambo byoroshye kuyumva, urugero nk'izina ryawe cyangwa itariki y'amavuko n'ibindi. Icya gatatu, kwifashisha uburyo bw'ubwirinzi. Koresha uburyo bwizewe nk'igikoresho cy'ubwirinzi nk'ibi ngibi bya two factor authentication igihe bishoboka. Ni ukuvuga ngo kwa gukoresha igikumwe, kwa gukoresha isura, kwa gushyiramo passphrase, kwa gushyiramo code niba bayigusaba. Ibi bizagufasha gutabara wallet yawe mu gihe hagize ugerageza kuyinjiramo atabifitiye uburenganzira. Hari igihe baguhakinga
noneho bakaguhereza akamenyetso ngo ukemeze. Iyo ukemeje tayari ubahaye rwo kwinjira. Iyo atari wowe wabifunguye ukabona barakagusaba kandi wari usanzwe ugakoresha ari uko ugiye kwinjiramo, jya umenya yuko urimo kwinjirirwa. Ibi bitandukanye no kuba hari nka application bashaka yuko updatinga nka OKX, ukabona baragusaba kuya-updatinga. Iyo ari ukuya-updatinga, iyo baba baya-updatinga kugira ngo buri kanya bajijishe cyangwa se kenshi bajijishe abahakazi bashaka kuyinjirira, cyangwa se bashatse kukwinjira bakavuga ya-updatinge kugira ngo batajya gute, bataba bamenyereye inzira wenda unyuramo. Icyakane cyangwa se inama ya kane, gukoresha backups. Muri gahunda yawe yo kubika, jya ukora backups z'ingenzi zifasha mu kurinda wallet yawe. Ibi bizatuma ushobora kongera kubona amafaranga yawe mu gihe habaye ikibazo. Icyagatatu, kwirinda uburyo butemewe, URLs. Ntugakoreshe wallets zishyira mu kaga account yawe, ahubwo koresha izifite ubwishingizi bw'umutekano. Niba uri gucunga amafaranga y'agaciro, hitamo wallet zemewe kandi zifite izina ryiza mu kubungabunga umutekano wa account yawe. Izina ryiza nko kuvuga reputation cyangwa se amateka meza. Urugero, hari abantu birukanka mu bintu by'amawallet byinshi, bimwe bikaba ari n'ibiscammers. Ibyo bikaba byatuma haboneka icyuho mu kukwinjirira cyangwa se mu kugwa mu mutego wo kugwa mu bintu bishobora kukwinjirira bikakuba byagirira nabi konti yawe, bikaba byakumaraho udupayi twawe. Icyagatandatu, kumenya ibyerekeye phishing. Wibuke ko hari ibigo byinshi bikora ibijyanye na phishing. Nibyo bihora bigerageza gushaka amakuru yawe. Irinde kujya ku mbuga zitize cyangwa uhindure amakuru yawe mu biganiro bitizewe. Hano ibijyanye na phishing twabyita ni nk'ubushimusi cyangwa se nk'ubujura cyangwa fraude mu by'ikoranabuhanga. Hahandi bakwinjirira bakaba bakwiba, babandi bahora bagusunikira twatuntu ngo emeza. Hano rero babagamije abahora bashakisha amakuru yawe cyangwa se iyi application uwo ari bo bese. Ahangaha reka mpatindeho, mfite impungenge nkurikije uko itangazo rivuga, muri some neza murabireba. Barakubwira yuko amakuru yose yatanzwe hakoreshejwe passphrase zawe ni irreversible cyangwa se irreversible, ni ntagarurwa, ntagarurwa. Mfite impungenge ku bantu bibwe payi zabo hakoreshejwe passphrase zabo, tukaba twarandikiye kwa team tubasaba yuko batugarurira izo payi. Mfite impungenge yuko izo payi bashobora kuzibagarurira, na cyane yuko byakoreshejwe passphrase zawe kandi amakuru yo kurinda passphrase zawe akaba yaratanzwe. Ahubwo ubu ngubu ukeneye kugira ibyo uhindura no kurinda. Mfite impungenge ko izo payi bazazikugarurira kubera yuko ni passphrase zawe zakoreshejwe, nta bundi buryo bwakoreshejwe. Bikaba byaratewe n'uburangare bwawe kubera ba bantu mwagiriye icyizere mukababitsa passphrase zanyu bakazibiba banyuze mu buryo bwose bushoboka, nkaho ari mwebwe mwabikoze cyangwa mwabigize mu bushake, cyangwa mukaba mwarazanderetse abantu bakazifatira bakazikoreshereza, mwaba mubizi cyangwa mutabizi. Ari abo mwazibikije, ari n'ababacengeye bakagira gute bakazibatwara. Ikindi nuko mutakoresheje uburyo bw'ubwirinzi bukomeye, yaba ari passphrase zanyu, uburyo muzikoreshamo, password mukoresha. Ibyo byose bikaba byaratumye mwinjirirwa ku buryo bworoshye. Inama ya karindwi, ukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Gikoresha software ihora itunganyijwe neza kandi ikora ku buryo bwizewe. Ibi bizagufasha kwirinda ibibazo byaturuka ku makosa mu birebana n'imikoreshereze ya software.
ngizi ari inama ziri mu gutangwa na Pi Network ni incamake y'ibikubiye muri iri tangazo mu mabwiriza n'inama Pi Network yaduhaye muri iri tangazo. Muri make ni summary cyangwa se incamake y'ibikubiye muri iri tangazo twahawe. Inama ya nyuma, kugenzura imikorere ya wallet yawe. Igihe cyose ugenzura ibikorwa bya wallet yawe, ujye ureba imikorere idasanzwe cyangwa bikubangamira, kuko ibi bishobora kuba ikimenyetso cyo kugerageza kukwiba. Nukuvuga ngo igihe jumenya kureba ese ibi ngibi bije kuko nsanzwe mbikoresha, ujye ugira ijisho, ujye ugira amakenga. Hari umuvandimwe ejo twaganiraga arambwira ati hari ijambo ugikunda gukoresha ngo jya ugira amakenga kuri buri kintu. Nukuvuga ngo hari ibintu biza tukumva ari akantu gashya kaje, reka njye ko kareba. Gira amakenga, ubanze unabyigeho, ubirebe uvuga uti iri jambo rivuga ritya ko rinsaba kwemeza, kuki rinsaba kwemeza muri Pi, kuki rinsaba kwemeza muri Ruby, kuki rinsaba kwemeza muri iyi niyi, kandi iryo jambo ako kantu kadasanzwe karimo. None gende ujye wenda nko muri Google ujye kugakora ubushakashatsi ureba kariko, nusanga nta hantu bihuriye na Ruby witonde. Urugero nk'ikintu kigeze kuza ubushize kitwa Pi Bridge yari stinze Ruby. Muri Ruby to mining batwereka yuko ifite agaciro k'amadolari 5.6. Mu gihe Pi Bridge yayilistinze ariko iyiha agaciro k'amadolari 0.005. Ni ugupfobya gukomeye cyane. Iyo wirutse rero ukabikubitaho, bashobora kugutwara Ruby zawe utabanje kubikora ubugenzuzi kugira ngo urebe, unashyira no ku munzani. N'abamamyi mu yandi magambo, n'abafata nk'abamamyi. Kugeza ubwo Ruby Network so itangaza ivuga iti ibi bintu aba bantu babikora ntago Ruby Network ifitanye imikoranire nimwe na Pi Bridge. Uzabikora agashyirayo Ruby ze n'uburenganzira bwe, n'ingaruka azirengera biramureba. Aho rero kuramba kawe karenge, ariko urumva yuko nagombye kubikorera ubugenzuzi. Mucamake rero dusoza, ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi byagufasha mu kubungabunga wallet yawe ya Pi Network. Guhitamo ingamba zo kurinda amafaranga yawe, uharanira umutekano wa account yawe, n'ukwakira amahirwe menshi mu rugendo rwawe rwo kugera ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga rigezweho. Ndabifuriza ibyiza mwese kandi ndabakunda.